Mu bice byinshi by'isi ubajije abantu agasimba kabangama cyane kurusha utundi birashoboka cyane ko abenshi bahuriza ku gisubizo kimwe: isazi. Mu by'ukuri aba bantu ntabwo baba bibeshye. Isazi cyo kimwe n'umubu ni udukoko dutera umujinya tukabangamira umuntu cyane, kandi ushobora kutwica mu buryo bworoshye cyane, kuko kugira ngo uzabashe kutwica bisaba ko ubikora witoze kandi udutunguye cyane, kuko mu mwanya muto cyane ushoboka tuba twamaze gukizwa n'amababa yatwo, kandi nanone ntitujya kure cyane. Umwanya muto tuba twongeye twagarutse, ugakubita ugahusha ukaguma muri ibyo umujinya ukakurenga. Byongeye kandi isazi bifite umwanda yagiye ikura hirya no hino, dore ko idatangwa ahantu hari imyanda y'amoko yose. Ubwo rero ugasigara wibwira uti icyiza ni uko isazi zavaho burundu. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko byagenda isazi zose zo ku isi zivuyeho zigashiraho. Ese muri iyi si hatariho isazi ni izihe mpinduka zabaho? Ndagusuje kandi ngo ikaze ku Ishuri Plus. Niba ari ubwa mbere uhageze ntiwibagirwe gukora subscribe. Kugeza ubu nta muntu n'umwe urabasha kubara amasazi ari mu isi ngo amenye umubare wayo nyawo. Gusa hari abagereranije bavuga ko byibuze amasazi ari mu isi agera kuri quadrillion 17. Uwo mubare uko wandikwa ni 17 n'amazeru 15 yose. Ayo masazi naba ariho muri aka kanya tuvugana, kuko igihe cyo kubaho kwayo ari igihe gitoya cyane, agapfa agasimburwa n'andi. Abagerageza kuvuga umubare w'amasazi bose barakekeranya. Hari abandi bavuga bati abantu bose bari ku isi bagabanya amasazi, buri muntu yatwara amasazi agera kuri miliyoni 17 zose. Ibi byose nibitwereka umubare mwinshi utabarika w'amasazi mu isi. Noneho aho bibera bibi cyane bikagucanga kurushaho nuko abahanga bavuga ko mu isi nzima habarirwamo ibihumbi 120 yose y'amasazi. Amasazi yose aba afite umwanda, kandi umwanda w'amoko yose. Abahanga bavuga ko ibaba rimwe ry'isazi rihagije ku masazi yose. Byanze bikunze video y'agakoko gahitana abantu benshi mu isi mwarayibonye hano ku Ishuri Plus. Ako ngako nta kandi ni umubu, binyuze mu kwanduza indwara abantu batandukanye, by'umwihariko indwara ya malaria. Isazi nayo ni umwikorezi wa mikrobe zitandukanye n'indwara zitabarika, ariko ntabwo yica kugeza ku rwego rw'umubu. Urugero, muri Afurika hari isazi yo mu bwoko bwa tsetse itera indwara izwi ku izina ry'indwara y'ibitotsi. Gusa iyo ngiyo iba ahantu hihariye, si nk'umubu uba ahantu hose. Ubu noneho reka turebe, ese abantu bashobora gukuraho isazi zose bagakira inabi yazo? Tekereza isazi zose zipfuye zigashiraho ntizongere kororoka. Ese byagenda bite ku isi? Icyambere cyo ntizazongera kugutesha umutwe zikuduhira mu matwi, zinjira zigushurugutura mu mazuru, mu maso, mu matwi n'ahandi, cyangwa se wenda urwaye nk'igisebe. Ibyo byose waba biruhutse. Ariko se nta kandi kamara amasazi afite ibidukikije, ku buryo amasazi aramutse atariho ibidukikije byahura n'ingorane? Amasazi aramutse atariho urusobe rw'ibinyabuzima muri rusange rwahura n'ibibazo. Ikibazo cya mbere ibidukikije byahura nacyo ni uko ibangurira hagati y'ibimera ryahura n'ikibazo gikomeye cyane. Nibyo kuko iryo bangurira ahanini rikorwa n'inzuki, ariko nanone isazi nazo zibigiramo uruhare rutari rutoya. Ikindi kintu isazi ikora gikomeye ni ukurinda ikwirakwira rya mikorobe zitandukanye aho tuba. Kwa kundi isazi yicara ku mwanda w'inyamaswa zitandukanye ikuramo mikorobe ikazirya, ikagenda ikicara ku bindi binyabuzima, ngaho naho ikahakura mikorobe zari zihari. Ibirimo kugenda isukura ibidukikije, ibyo bikarinda ikwirakwira ry'uburwayi butandukanye mu buryo bwihuse kandi bworoshye. Yego nibyo, yije ikicara ku isahani uriraho isigaho za mikorobe yagiye ikusanya hirya no hino, maze warira kuri ya sahani idasukuye neza ukaba wakwandura uburwayi butandukanye. Ariko aho ngaho biba ari uburangare bwawe, kuko uba wagombaga kurira kuri ya sahani nyuma yo kuyikorera isuku neza kandi ukayibika aho isazi itagera. Ibi rwose ni gihamya igaragaza ubuhanga, ubugenge n'ubuhambare bw'Imana mu kurema no kuzuzanya ku biremwa byayo. Nta na kimwe yaremye kidafitiye ikindi akamaro. Ako kanya birashoboka ko abahinzi bagira bati izo nkuru urimo ni izahehe? Bati rwose isazi uramutse utaziteye umuti mu murima ngo zipfe nta musaruro wazabona. Gusa ku ruhande rumwe ibyo byaba birimo kuri, kubera ko isazi si nziza ku bihingwa. Niyo mpamvu buri mwaka abahinzi batakaza amamiliyoni menshi bagura imiti yica isazi ngo bayitere mu myaka yabo.
bityo amasazi aramutse acitse ku isi abahinzi banezerwa kuko baba baruhutse guhora bagura imiti yica amasazi, amafaranga yabo agasugira. Isazi iyo yicaye ku rubuto igateraho amagi yayo, icyana cyayo kikavukiraho, urwo rubuto ruramungwa kandi isazi ziba ari nyinshi cyane ku buryo noneho ushobora gusanga imbuto zose zeze ku buso bwa hegitari nyinshi zose zaramunzwe ugasarura ubusa kubera isazi. Gusa nanone ku rundi ruhande isazi zifitiye umumaro munini ibidukikije muri rusange. Isazi iyo yicaye ku ntumbi y'inyamaswa igatera amagi yayo agahinduka inyo, zirya mikorobe zose ziri muri uwo mubiri wangiritse, bigatuma indwara zari kuzaterwa n'izo mikorobe zidakwirakwira hirya no hino mu bidukikije. Abahanga mu kumenya inigwahabiri mu bushakashatsi bakoreye ku kimera cyitwa kakao basanze isazi ziramutse zitabaho iki gihingwa nacyo kitabaho, kuko hejuru ya 90% ngo ibangurirana kuri iki kimera rikorwa n'isazi. Ubwo rero uramutse udashaka isazi wasezera no kuri kakao n'ibiyikomokaho byose, cyane cyane ndavuga abakunzi ba shokora. Ese kakao niyo yonyine yabura mu isi kubera ko tudafite isazi? Oya, tega amatwi neza wumve. Ikibazo gikomeye cyane cyaterwa no kutagira isazi mu isi ni uko ibinyabuzima bimwe byakwicwa n'inzara. Muri ibyo twavuga nk'amwe mu moko y'ibikeri, uruvu, inyoni ntoya ndetse n'ibitagangurirwa. Izi nyamaswa ubuzima bwazo bushingiye ku isazi, ku buryo isazi zibaye zitabaho zahura n'imibereho mibi kugeza no ku rwego rw'uko zapfa zigashiraho kubera kubura ibyo kurya. Twabivuze buri kanya mu isi haba hari isazi zibarirwa muri quadrillion 17, uko ziriya nyamaswa zindi zazirya kose ntizishobora kugabanuka kuko zihora ziyongera. Ibi ngibi bituma urusobe rw'ibinyabuzima ruhoraho. Niyo mpamvu rero atari byiza gukuraho ibinyabuzima runaka, kuko ibyo ngibyo bihungabanya urwo rusobe, ubuzima bukaba bubi ku binyabuzima bisigaye. Hari n'ikimera cy'ikiryanyama, iki nacyo isazi ni bimwe mu bigitunga cyane. Ubu noneho nimunyemerere turebere hamwe igihe isazi zatangiriye ubuzima bwazo ku isi. Isazi yatangiye kubaho mu gihe abahanga bise Permian period, ni ukuvuga mu myaka miliyoni 260 ishize. Byamenyekanye bite? Byamenyekanye binyuze mu bisigazwa by'isazi byavumbuwe mu ibuye bita amber, ibuye ryikora mu biti biba byarashaje mu bihe bya kera, rikaba ari n'ibuye ry'agaciro gakomeye cyane mu mitako. Ni ibisigazwa bitangaje cyane muri ibuye riba rimaze ibinyacumi by'amamiliyoni y'imyaka, ariko ugasanga riguye mu maboko y'abantu ba none. Kugeza aha twamenye ko isazi ziramutse zivuyeho zigashira twaba turuhutse iteshamutwe ryazo, ariko nanone tubona ko byahungabanya urusobe rw'ibinyabuzima. Twanasobanukiwe ko tudashobora gukora ibyo ngibyo turamutse twitwaje bombe atomike cyangwa n'imiti yica isazi y'amoko yose, maze tukikiza ubwo bwoko bugera ku 120 bwose. Natwe ubwacu imibereho yacu yagerwaho n'ingaruka zo kuba mu isi itabarirwamo amasazi. Iyi video nayo twakoze ku kinyenzi, waryoherwa no kuyireba. Niba ari ubwa mbere ukurikiye ibiganiro byacu, ntibibagirwe gukora subscribe kundi video, ukanda like kandi wibuke kwisangiza bagenzi bawe. Naho utaha, wakoze cyane. Ciao.